ikiganiro nababwiye ko namaze amasaha 6 mu ijuru. Aya masaha 6 rero namaze yarambwiye ngo ahangaha ni mu ijuru, ariko ntabwo ndakwereka abera bageze mu ijuru, aba Baburahamu, ba Isaka, aba nyine ba Enoki, aba bose nyine bagiye bakorera Imana neza. Arambwira ngo iyo aza gushaka ari gukingura gato bagahita baza tukaganira tugahoberana. Haleluya, amen. Hanyuma arambwira ngo rero ati humbika amaso, nahumbitse amaso, noneho ya majwi nkumva neza ari ruhande rwanjye. Sinabashije kurambura amaso, nkajya numva neza ari ruhande rwanjye, numva neza ndanezerewe, nkajya mbona urumuri ariko simbabona, ntago nababonaga. Ariko nakomezaga kumva, mbese numvaga mbese umunezero uri ruhande rwanjye, abantu mbese nkumva abantu batambuka, urumva nari ndimo kumva izindi mbaraga nyinshi. Amen, amen, haleluya, amen. Sinzi niba hari ikibazo mwambaza ahantu. Ikibazo ndibuze kubaza, ndashaka nyine kumva ko iyo nkuru irangiye. Yego. Hari ukuntu y'abantu bagiye nko mwiyerekwa gutyo mu isi, imibiri abasigaye bagira ngo batabarutse. Yego, wenda bakazagaruka nyuma. Byari byagenze gute mu isi? Wenda muraza kukitubwira muvuye muri ibyo ngibyo noneho gutyo. Nicyo kibazo navuze ndibuze kubaza. Yego, ndakibabwira. Yego, ndakibabwira, niho ndibuze kubabwira uko nagarutse. Urumva nari najyanywe mu mwuka. Yego. Umubiri wari wasigaye, kuko ahangaha magarutse n'umutware wanjye n'abantu bose baraho ngaho babonaga umubiri warangiye, uko bari bazi ko watabarutse. Bari bazi ko natabarutse. Yego, okay, uraza kudusobanura ugarutse wenda. Umukomeza rero ibiganiro aho ngaho, muganira, musobanurirwa ibintu bigiye bitandukanye, niho mwari mugeze murakomeza. Yego. Aho rero yarambwiye ati tugiye kuganira, nkubwire uko uzambwirira abantu bashaka kuzajya mu ijuru. Yego. Ni nacyo kiganiro cyangwa se niyo teme yo kugira ngo mbwira abantu uyu munsi. Ni teme yo kuvuga ngo ijuru rirahari. Ijuru rirahari. Ijuru rirahari. Ni kerera abantu bakora ngo bazarijyemo nkuko wagize amahirwe yo kubibwirwa muri iryo yerekwa. Yego. Yarambwiye rero twicaye turi kuganira, arambwira ati uzagende umbwirira abantu. Icyambere ubambwirire bakiranuke. Gukiranuka gute rero? Arambwira ngo nta muntu uzajya mu ijuru adafite icyambere urukundo. Yego. Yambwiye ibintu bitatu. Arambwira ngo umuntu ugomba kujya mu ijuru agomba kugira urukundo, ukunda abantu bose. Yego. Abantu bose. Icya kabiri, yarambwiye ngo ikindi ugomba kumbwirira abantu yuko abantu bagomba kubabarira. Yego. Kugira imbabazi. Arambwira ngo nta muntu uzajya mu ijuru adafite urukundo atababarira. Yego. Ndagira ngo mbwire rero nyira ahangaha ku mbabazi, abantu benshi batinya kubabarira, batinda kubabarira. Ugasanga umuntu agukoreye ikintu, cyangwa se urareba nko muri Jenoside 94, abantu bakoze ibyaha bica abantu bikomeye cyane, dore ko jewe ari naho nakijijwe. Ariko ngewe Imana yarambwiye ngo genda ubabarire. Abantu benshi bari baradukoreye nyine ibyo bintu bibi, ariko Imana irambwira ngo babarire, ndanabagemura kuri gereza. Ndababwira ntimukizwe neza, bamwe mbashyira na Bibiliya. Haleluya, amen. Baranezerwa, ubu barakijwe bari gukorera Imana. Ndagira ngo mbwire abantu rero batababarira bagira imbabazi. Nimba ubabariye abantu bakoze Jenoside, ubwo ngubwo koko buriya abandi bose bo wananirwa kubabarira? Ntabwo byakunanira. Ntabwo byakunanira. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Hanyuma rero ubwo ngubwo ndangije ndagenda, arambwira tumva rero umbwirira abantu ikindi cya gatatu. Yego. Ko bagomba kwihangana. Kwihangana. Babyumvise? Yego. Abantu bose bazumva iki kiganiro, mwokagira Imana mwe, mwokajya mu ijuru mwe, ndabifuriza ibintu bitatu: kugira urukundo, kwihangana, kubabarira. Yego. Birashoboka yuko wazumva iki kiganiro utababariraga, ariko ndagira ngo winjire mu mbabazi. Yego. Birashoboka yuko wazareba cyangwa se ukumva iki kiganiro nta rukundo wagiraga. Yego. Ugomba kugira urukundo kuri bose kandi. Kuri bose. Nta n'umurebyeho, nta bene wanyu ntaki, abantu bose ukabakunda. Biragoye, ntago byoroshye. Ariko dusaba umwuka wera bidushoboze. Yego. Nanjye nabishobojwe n'umwuka wera. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo bajye basenga Imana ibaha umwuka wera. Yego. Ntago umuntu yabikora adafite umwuka wera. Niko bimeze. Imana tugiye neza. Yambwiye rero ibintu bitatu, arambwira ngo abantu bagira urukundo, bababarire no kwihangana. Imana ishimwe. Ariko ibyo bintu biranakomeye rero mama, birakomeye. Birakomeye cyane. Utababariye, yego, utafite urukundo, utihangana,
biragoye ko wakizwa. Urabanza ukagira urukundo. Yego. Wamara kugira urukundo ukihangana. Iyo umaze kwihangana urababarira. Ntiwababara utihangana. Niko bimeze. Ko bimeze. Okay. Nuko rero akubwira ko ari byo uzabwira abantu bashaka kujya mu ijuru ko bagomba kwitondera ibyo bintu. Ibintu bitatu. Mwarakomeje muraganira. Twarakomeje turaganira. Harambwira ati urumva nanjye nubwo byari bimeze gutyo nanjye hari ibyo nakoraga numvaga ntashoboye. Yego. Naramubwiye ni none se ko nanjye hari abantu numva ntabasha kubabarira ntabasha no kwihangana bisagenda gute. Arambwira ngo akira imbaraga. Numva izindi imbaraga. Kandi arambwira ati uzajya ukora amasengesho kenshi. Ukora amasengesho buriya njye nkora amasengesho hari n'igihe mani iminsi 7 nisengera kandi nkumva nta kintu bintwaye. Utarya? Narya. Nanywa. Noneho rero rwa rukundo nakubwiraga hari igihe ngira gutyo ndi gusenga nkagira iyerekwa ry'abantu. Nagira iyerekwa ry'abantu nkasabwa kubasengera kugira ngo nabo babashe kugira imbaraga zo gusenga. Ubwo rero urwo ni urukundo. Ni gute wafata amasengesho y'imisi 3 cyangwa 7 usengera n'umuntu utazi? Bijya bibaho rero. Urwo narwo ni urukundo. Kandi kuri yakanzu hajya hakantu. Amen. Haleluya. Amen. Nukuri niyi televiziyo yanyu nakunze kujya nyisengera keshi. Kuko nkunda kwitanga ibiganiro byiza kandi gifasha abantu benshi bagakomera bagasubizwamo imbaraga. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Amen. Nuko rero ndimo kugenda sankujya ku musozo. Ahangaha twarahatinze cyane. Twatinze muri uru rwambaro rw'abera. Arambwira ati ndagutumye ugende umbwirira abantu kwijuru ririho. Yego. Ndagira ngo umbwire abantu hariho ijuru. Abantu rero buriya hariho abantu bajye bavuga ngo nta juru ririho. Bakaba ngo ijuru ngo ntaryo ngo uyu muntu ari mu isi ngo yapfuye biba birangiye. Ntabwo biba birangiye. Kuko ayo makamba se n'amakanzu wabonye mu rwambariro rw'abera. Wabonye mu rwambariro rw'abera yabazambara abandi. Azambara abakiranutsi, azambara abantu bihangana, azambara abantu babarira bafite n'urukundo. Waje kuva mu ijuru gute se rero mu? Ngiye kumanuka rero mbabwira uko navuye mu ijuru. Ubwo rero twamaze kuganira arambwira ati ubu rero wabibonye noneho ndamubwira nese ko numvaga ntagenda. Numvaga ntashaka kugenda. Hanyuma rero ubwo mukanya tukomeza kuganira noneho uko turi kuganira nagendaga numva imbaraga. Ngenda numva izindi imbaraga. Buriya iyo wahuye na Yesu. Haleluya. Ugira izindi imbaraga. Uko nagiye kumva ro mukanya gato cyane numva imbaraga nyinshi cyane. Numva gafite umunezero udasanzwe. Muri wa munezero nazambaraga nyinshi ngenda numva imbaraga. Nakomeje kumva imbaraga manukira nongera ya esaseri ntago namenye igihe nayinjiriyemo noneho ahubwo sinamenye igihe ninjiriye ahubwo nagiye kumva numva ninjiye ahandi hantu kuko imbaraga iyo zigabanutse urabyumva. Nagiye kumva numva sinyiri hahandi numva ninjiye mu yindi si esaseri nyigezemo. Ngiye kumva numva neza ndambuye amaso sanga mbona abantu batonze umurongo iwanjye. Urumva nyine hari 5 z'ijoro. Yego. Urumva twagiye saa 12 saa 5 nibwo nagarutse. Amen. Noneho rero umva noneho igitangaza gikomeye. Mu kugaruka kwanjye rero numva neza ndahandi hantu ndamanuka. Manutse nkigera ahantu nkangutse mbona abantu benshi. Yego. No kuvuga ngo sinari namenye ibyabaye. Mbona abantu benshi batabaye, mbona nyine muri cya cyumba twicayemo umwana yaryamyemo, mbona huzuyemo abantu benshi cyane b'abadamu. Mbona harimo pasiteri n'umudamu we. Kandi ubwo nari nabasize ariko sinari namenye ko bahari. Noneho ubwo nagarutse mbona rero ndi kunywa amata. Naje seka rero. Kuntu nagarutse ndashaka kubabwira nyine ukuntu nagarutse. Yego ndi kubyumva. Yego. Mu kugaruka rero nagasubiye muri esase ariko sinamenye igihe nayigiriyemo. Ahubwo yarakanza aranyinjiza hanyuma nibona nasubiye aho narindi. Urumva nari navuye mu mubiri najyanywe mu mwuka. Yego. Noneho subira mu mubiri ninjiye muri wa mubiri ngiye kubona wanjye mbona ndi muzima. Haleluya. Noneho nakanuye cyane. Ndaseka. Ndagira ngo mbabwire ngo nkunda guseka. Abantu benshi bo tujya dukorana umurimo w'Imana barabizi. Yego. Bajye bambaza ngo kubera icyo utajya ugira umubabaro. Ariko nyine ibanga ryanjye naha ryari ryihishe. Naho ryaturutse. Haleluya. Abo bantu wasanze bashungereye umubiri se bari bagize ngo watabarutse. Bari bazi ko abo bantu bari mu cyumba
bari baje nyine kuri wa mwana wapfuye bari kukiriyo noneho baje kukiriyo ariko bari bazi ko nanjye nagiye bavuga ati umwana tugiye gushyingura umwana na nyina kuko amatangazo bari kuvuga ati yo erega na mama we yagiye bati byarangiye papa w'umwana nyine akajyaza nyine papa Mose aravuga ati basi nta kundi pfushije umwana pfusha n'umugore bose bagiye ari nyine afite umubabaro mwinshi birumvikana ariko madamu pasiteri mama Fazili kubera ko we ni umukozi w'Imana nyine cyane yari yabimenye ko nagiye mwiyerekwa we yarabizi ko ntapfuye hanyuma rero mu kugaruka naje seka abo bantu bose sinigeze narasekaga cyane nkajya seka nta kintu navuze narasekaga cyane ngaseka cyane najya ndeba umuntu ngaseka noneho mpita nterura wa mwana nyine wa murambura aho ngaho ndawukikira gutya kuko nabonaga twari turi kumwe urumva rero nagiye muherekeje nyine ese inyuma gato ya ndaho ngaho mu rwambaro rw'abera Yesu yarambwiye ngo rero ngo reba hejuru ndahareba arambwiye ati hariya rero niho Sara wawe yagiye mu ijuru ariko humura uzamusangayo Imana ishimwe yego ako nari nakibagiwe mu mbabarire hanyuma rero ubwo manutse nibuka ukuntu ahantu narindi ntago namanutse nkibona nkiri mu isi nari nkibereye mu rwambaro rw'abera amen ijuru riraryoshye kandi rimeze neza umva rwose ndagira ngo nkumbuze abantu cyane cyane abaririmbyi kuko numvaga abaririmbyi aribo bari kuririmba bakumbuze gukorera Imana cyane bazambara ya makanzu bazambara ya makamba abapasitori murakajya mu ijuru nukuri rwose twese mbese tuzajya mu ijuru hanyuma ngeze aho ngaho rero ngiye kubona abantu bakajya bandeba baribaza ese mama Mose yabaye iki nasetse nibura ngereranyije isaha yose uri guseka isaha yose ndi guseka kuko nari nananiwe kuvuga sinari kuvuga ibyo nabonye kuko sinari nemerewe kubivuga ntabwo igihe cyari cyagera n'ubundi yarambwiye ati manuka ugende ariko uceceke nakomeje kubitswa ibanga urumva nagize ibanga rya mbere ryo kutavuga kwa kundi umwana wanjye yatashye aho ndaje mpabasobanurira kuko ndimo ndagenda asa nkugera ku musozo hanyuma ndongera mbitswa ibanga rya kabiri ryo kutavuga ibyo nabonye nuko igihe kigeze ubu ngubu ngo nyine mbivuge Imana ishimwe haleluya haleluya ndangije rero ndaseka n'ubu ngo arigenge mbyibuka ngaseka n'abana bo mu rugo bajya bambwira ati ariko mama kuki utajya ubabara nkabwanire gashana nagiye mu ijuru cyangwa atari ko mama wongera utuganirize hagiye twicara nijoro tukaryama tumaze isaha yose turi kuganira mbabwira ukuntu ijuru riryoshye Imana ishimwe niyo mpamvu mbwira n'abamama bajye bakunda kuganiriza abana babo cyane buriya rero agakiza ntabwo ari ugufata Bibiliya gusa agakiza n'ikiganiro cyiza kiguturutse ku mubyeyi gituma abana nabo binjira mu gakiza nk'abo bana banjye bose barakijwe kubera urwo rukundo rw'Imana bumvise Imana ishimwe hanyuma rero ndamanuka ngeze aho ngaho ndaseka ndimo soza guseka neza noneho ndambura amaso abantu bose ndabasuhuza barambwira ati se wari uri hehe ndongera ndaseka umuntu wese wambazaga narasekaga nta kintu bashaka kuvuga noneho mfata wa mwana wanjye ndamwitegereza kuko nari nzi ahantu agiye kandi numvaga ahantu agiye nahabonye ndamureba ndavuga ngo Sara we ndamuhobera ndongera ndamuryamisha neza ndisekera ndabareba noneho madamu pasiteri arambaza ati se mama Mo wari wagiye yego ndamubwira ni ahantu nari nagiye ahubwo mbujije kugumayo nuko namubwiye sinavuga ibindi yego arabimenya arambwira ati none se kugarutse ndamubwira mbonye amata ntiwampaye amata nk'inywera buriya nkunda ishyushyu cyane ariko arayaguha noneho namaze kuvuga gutyo atavuga ati none se urashaka amata ndamubwira rwose ndumva nyashaka bose bajya kunzanira ishyushyu kugeza n'uyu munsi n'umuntu ngiye gusura ndamubwira nti ishyushyu yo kwinywera hanyuma rero aragenda nzanira ishyushyu ndamubwira nti rero ahantu narindi nabonye ugiye kumpa ishyushyu ndi kunywa ati sawa nta bindi navuze yego ubwo rero ako kanya mbese ubwo nyine biba burije ndaryama ntago nasinziriye urabyumva buracya mu gitondo ndashaka rero gusozereza ukuntu noneho umwana Yesu yaje kumushyingura ubwo rero mu gitondo cya kare ngiye kubona mbona aragarutse arambwira ati humura Yesu